Mwiriwe neza abandi muri aho kare nababwiye abaje niba mwaramutse neza kubera kujya kwirirwa neza aba yaramutse neza noneho nagira ngo mbanze nshimire hari Marco Regenera hari n'abandi bakorana abayobozi muri ibi bikorwa mwadutumiyemo inyubako ishoramari mwakoze ndagira ngo mbibashimire. I also welcome Radiant Insurance Company partners and friends, but also friends of this country who they have just introduced to us. Mwakoze rero kudutumira kuza ku uyu muhango uyu munsi gufungura iyi nyubako ariko ni inyubako inyuma yayo hari ibikorwa hari ubwabyo ko inyubako yarazamutse ikagera aho igeze birashimishije nk'ibyo bamaze kudusobanurira ubushake imbaraga amafaranga yagiye kuri iyi nyubako n'ibindi nibyo twifuza kubona hirya no hino mu gihugu cyacu haba muri uyu mujyi umurwa mukuru w'igihugu cyacu haba n'ahandi mu ntara n'uturere by'iki gihugu turashaka kubona ishoramari ritera imbere ibikorwa by'ubukungu bigenda neza. Ndagira ngo rero bamenyesha ko n'ubundi ni inshingano y'ubuyobozi bw'igihugu cyangwa ni inshingano y'inzego zitandukanye za leta gufasha aho bishoboka ari mu buryo bw'amategeko na politiki byateza imbere abantu mu bikorwa bitandukanye ibyo ari byo byose harimo n'iby'ishoramari nk'ibi ngibi. Ibyo wahoze uvuga Marco Rugenera ibibazo bikiriho bitandukanye ibyo birumvikana ubwo byamenyekanye ababishinzwe ndibwira ko bagomba kubikurikiranira hafi ibihinduka bishoboka bigahinduka bitagombye gutinda cyangwa biremerera abantu mu mikorere yabo ndibwira rero ko ibyo bizasuzumwa no kureba uko haba hari ibintu byo gukora iteka hari ku ruhande rw'abikorera muri ibi bikorwa ariko n'uruhande rwa leta baba bakwiye guhora dushakisha icyateza ibikorwa nk'ibi imbere n'ibindi hari uburyo butandukanye buba bushoboka ahubwo abantu bamwe wenda rimwe na rimwe bakarangara ntibabikurikiranira hafi uko bikwiye ariko ubwo ni inshingano za buri wese nawe kureba ko twajya twihutisha ibintu bikava mu nzira
ndabashimira rero yo kuvuga ko twagize uruhare mu gutuma ibikorwa bishoboka, mukimuka aho mwari muri mukaza aha ngaha, biteza ibikorwa imbere kurusha. Ubundi niyo nshingano dufite. Niba twashobora gukora byinshi, niba twashobora gukora byinshi no ku bandi n'ahandi, byadushimisha. Ni byiza rero ko mutapfushije ubusa iyo nkunga mwatewe. Nyine ibikorwa hano birivugira. Ubu ni urugero kuba jyewe naje hano kwifatanya namwe gufungura iyi nyubako, byari ukubashyigikira, ariko no kugira ngo n'abandi barebereho, bibe urugero no mu bindi bikorwa nk'ibi cyangwa n'ibindi bitandukanye bishoboka nabyo. Ni byiza rero ko mugeze aha. Inyubako ntabwo nayitembereye ngo neza ngo ndebe, ubundi nkunda kunenga, ariko ubwo ndabibika ibyo ngibyo. Ningira icyo mbona cyangwa nigira icyo numva, nzakikugezaho, nzakubwira musuzume neza aha ngaha. Kutanenga ntabwo ari ukutanyurwa, kunenga ntabwo ari ukutanyurwa. Kunenga ni ukugira ngo ibikorwa birusheho kumera neza, nta kindi biba bigamije. Ni ukuvuga ngo kuko urebye muri rusange ariko ndavuga u Rwanda gusa, sinirwa njya ahandi. Aho tuvuye, aho tugana, n'ibyo tugenda tunyuramo, urabona ko hari intambwe igenda iterwa mu kunoza ibikorwa, kubera abantu ko bafite ibyo biga, barebera no ku bandi, ariko nuko guhora abantu babasunika nabyo birafasha, kugira ngo hari ubwo ikintu gikozwe neza n'igikozwe nabi, kandi ubundi biri mu ntera imwe, hari ubwo ikiguzi cyabyo bingana, ibiguzi birangana. Ushobora kubaka inzu nk'iyi ikavamo ari nziza nk'uku, ndakubaka indi isa n'iyi, ni ukuvuga biteye kimwe, bifite urugero rumwe, ibivuyemo ntibise neza nk'ibindi, kandi byatwaye amafaranga angana. Nicyo mbivugira rero, ngewe kunenga rero cyangwa kuvuga ibi ngibi ni ukugira ngo bitwongere imbaraga zo guhora turushaho kunoza ibikorwa. Ntabwo ari nk'ibi gusa, n'ahandi no ku murimo. Bumvise ko navuze ko no muri leta hari ibiba bishoboka ariko bidakorwa, kubera ko abantu barangaye, kubera ko bibagiwe, kubera ko batabyitayeho, kandi bishoboka. Ubwo icyo utakaza ni kinini cyane, kandi icyo bajyaga gushyiramo kugira ngo bishoboke cyari kiri hasi, bidahenze. Gutekereza nabi cyangwa gukora nabi ubwabyo bikongeramo igiciro cy'ibyo wari ukwiye kubukora. Nicyo nabivugiraga cyane cyane. Ariko muri ibyo byose ndashima ko mwakoze iki gikorwa,
ndetse n'imirimo mukora yabatumye mushobora ibi n'ibizakorerwamo n'ibindi. Nishimiye kuza kwifatanya namwe kugira ngo tumurike ibi bikorwa n'amateka yabyo nyine nzi nk'uko mwabivuze. Ni byiza rero ubu ntabwo nzashidikanya kugira abandi mfasha bakora nk'ibi ngibi, kubera ko ibikorwa ubwabyo birivugira. Nagira ngo rero nsoreze aha, nzaza kureba ibikorerwamo uko bigenda ubutaha. Nzagaruka. Mwakoze cyane, mugire umunsi mwiza.